Hello guys, ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze ubu wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ahantu uri hagiye hatandukanye haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Abantu bari muri ibi bihugu duturanye, abantu bari Uganda ndabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Abantu bari Kenya ndabasuhuje, tumaze kuba inshuti cyane, Imana ibahe umugisha. Abantu bari Tanzania, abantu bari ubwo ni hehe handira i Burundi, inshuti zanjye nyinshi ziri Burundi, mwumve ko mbasuhuje. Imana iguhereza umugisha n'ukuri. Munyereka urukundo nkanabibona, mukanyandikira kuri WhatsApp nkabibona, mukampamagara. Mwabantu mwe muri Burundi cyangwa n'ahandi hose, n'ukuri ndabashimiye, Imana ibahezagire. So nabandi hari n'abarundi baba bari mu bindi bihugu batari mu Burundi, bakaba bibereye muri Amerika, bibereye Oman, bibereye ahantu henshi hagiye hatandukanye. N'ukuri ni inshuti zanjye, Imana ibahereza umugisha. Ntabwo nakwibagirwa rero gusuhuza abantu bari muri Amerika, bari New York, bari Chicago, abantu bari Texas, abantu benshi cyane. Muhita munyereka ko turi kumwe, kuko munanyandikira kuri WhatsApp nkahita mbona ni uyu muntu nuwaha naha. So Imana ibahereza umugisha. Abantu bari muri Belgium narababonye muri benshi, namwe mwumve ko mbasuhuje. Mbese mumeze neza? Abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru, hari Imana. Umuntu wese wumva afite ibibazo, n'ukuri ndagira ngo ngutangarize, ntabwo ariko bizahora. Icyo cyo mumaze kukimenyera ko nkibabwira, ntabwo ariko bizahora pe. Uyu munsi bishobora kuba ari bibi, ariko umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe, ejo hazaba heza, ejo ni heza. Wowe komera, shikama, Imana ntabwo igihana bayo. Kuri uyu munsi rero tugiye kwiganira ku kimera gitangaje. Hari abantu banyandikiye ugasanga bari kumbaza, uretse ko nagiye nanakora amavideo yabyo, ugasanga bari kumbaza ngo mbabwire umuti wise. Narawuvuze kenshi, haba hano haba kuri TikTok, mbivuga kenshi nkanabisubiramo. Noneho bakambaza ngo ibisebe, bakambaza ngo inkorora, mbabwira imiti ivura ibicurane. Nagiye mbibabwira kenshi, ngenda mbabwira imiti ivura gufungana mu mazuru, ngenda mbabwira ku bantu bakunze kuribwa mu gatuza, ibintu byinshi. Noneho mbona ikimera kivura ibyo byose. Ndavuga ngo nukubera iki noneho nta bakorera ikiganiro nanababwira icyo kimera gitangaje. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro kubw'ibintu yaremye. Noneho hari ibintu umuntu yumva cyangwa se akabona, kibaza ngo mbese hahishemo iyi mbaraga ivura gutya. Bene aka kageni mwarabibonye cyane ko imiti y'ibimera ivura ku kigero cyiza, ku kigero kiri hejuru. Ariko kandi nubwo ari imiti, ni imiti ya gakondo, ariko mu kuyikoresha bisaba kwitonda. Niyo mpamvu mba natanze nimero zanjye kugira ngo nugira ikibazo ube waza uvuge, ubaze uti uyu muti ndawufata nte, ndawukoresha gute, sibyo? Biba byiza cyane rero iyo mbajije ngo umuti ndawukoresha gute. Niyo mpamvu mba naguhaye nimero, mbibutsa ko ya masaha ntago agomba guhinduka. Mujye mumpamagara saa 10 z'umugoroba mu mibyizi kugeza ku wa 4, sibyo? Hanyuma abantu mumpamagara mukumva telefone ntiriho cyangwa se simbitabe, nuko nyine isaha aho imfura zisezeranye niho zigomba guhurira. Mujye mumpamagara ari amasaha mbafashe rwose mpugutse, siko bimeze? So rero nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese ugize ikibazo ku muti, aho kugira ngo ufate, noneho aho kugira ngo kuvura gutera izindi ndwara, kuko ino miti akenshi ushobora kuyikoresha ku kigero kiri hejuru, overdose, ugasanga iguteye umwijima cyangwa se ukangirika impyiko. Ni byiza rero kuzajya ubaza ukamenya uwo ugomba kunywa, ukamenya ikigero kwa, sibyo? Rero ni ikihe kimera tugiye kwiganiraho? Ni ikimera bita umuravumba. Murabizi ko abanyarwanda bakunze kuvuga ngo iyo bashatse kwerekana umuntu uzwi ngo uriyazwi na bose, ni ikimenya bose nk'umuravumba. So rero umuravumba abantu benshi barawuzi. Hari imiravumba ibiteye ku gasi, hari n'imiravumba iterwa mu majaride yo mu rugo. Ni nayo mpamvu umuravumba uteye ku gasi uba ufite ubukare cyangwa se
ukarishye cyane ni byiza kuwukoresha ari buke kandi ukanigengesera mu gihe uri kuwukoresha. So rero dore ibintu bizakubaho nuramuka ukoresheje umuravumba. Nibyo byose tugiye kuvuga, nibyo tugiye kuvuga umuravumba uvura, nibyo tugiye kuvuga umuravumba ufasha impagarike y'umuntu. Tunashima cyane Imana iyo yawuremye ikaturemera umuti mwiza, cyane ko ngo n'ibinini byinshi bikorwa, imiravumba nayo iri mu bintu bikora ibinini tunywa no kwa muganga. Urumva rero kukoresha none hari umwimerere biba byiza kurutaho. Umuravumba ni umuti ukomeye cyane kandi utangaje, ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, zaba indwara ziterwa n'amavirusi, ziterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bakteri, ziterwa n'udukoko tw'imyege ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Urumva ko umuravumba ni umuti mwiza cyane pe. Noneho wari uzi ko umuravumba ushobora kuwukoresha wirinda impumuro mbi muri toilette. Mbese kuriya abantu bagira toilette zihumura nabi, zinuka, tuvuge wenda muba mu gipangu cy'abantu benshi, muri abapangayi, ariko ukaza kubera ko mukoresha toilette cyane ndetse mugakoresha toilette muri abantu benshi, ni byiza cyane gukoresha umuravumba, kumenamo amazi arimo umuravumba. Ni nayo mpamvu wowe ukoresha ubwiherero nk'ubwo ku isoko kugira ngo wirinda infection, cyane cyane abamama, ni byiza gufata icupa ry'amazi watobeyemo umutobe w'umuravumba mbere yo kujya kuri iyo toilette, ukanyanyagizaho nibura iminota 2 ukajya kuri toilette, nta infection wagira. Ntuzongere kwitwaza ngo ngewe impamvu ndwara infection nuko mba ahantu ku bwiherero, mba ahantu hari ubwiherero rusange, kubera ubwo bwiherero nibwo butuma ngira ibibazo. Hoya, guhera ubu ngubu jya uvuguta amababi y'umuravumba, noneho uyashyire mu mazi, nurangiza cyangwa se nawe ukamura amababi avemo uwo mutobe, noneho uwo mutobe uvange n'utuzi, nyine ntibiba amazi. Noneho nurangiza n'ujya ujya kuri iyo toilette, mbere ya byose ujyeyo nyine utarabishaka cyane ko n'aba bantu bafunga ntibajye kuri toilette bakarindiriza, biriya bintu byica uruhago. Mwari mubizi, ndabikubwiye. Ubwo rero uzafata iryo cupa ujye ugenda nayo mazi. Tugomba kumenya kwivura. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niba utarwaye urarwaje, cyangwa se uzanarwara n'ejo. Niyo mpamvu rero mba nkubwira ngo tumenye kwivurisha ibyaremwe mu buryo bwiza, kandi ayo mazi uzayafata uyanyanyagize kuri toilette, then ubone kujyaho, nta infection ishobora kukwataka. Noneho abantu bagira imisarane, ukumva nyine umusarane uranuka, kandi wenda wowe nta n'amafaranga ufite yo kuba wakoresha, nta mafaranga ufite yo kuba wagura iriya miti. Ni byiza cyane uriya muti bawita antiseptic. Ni ukuvuga ngo iriya miti dutera mu matoilette, iriya miti dukoresha mu twoza amadushe, niba nta bushobozi ufite, why not utafata umuravumba ukawuvuguta ukawushyira mu mazi ugakoropesha toilette yawe? Kubera icyo utafata umuravumba ngo ukamure umutobe wawo, ibibabi unyanyagize hejuru ya toilette yawe ntinuke? Ni ngombwa ngo umuntu ajye muri toilette ave manuka toilette? Ntabwo ari ibintu byiza. Umuravumba uraboneka ahantu henshi. Umuravumba ushobora kuwutera mu gikombe muri jardin yawe, cyangwa se niba udafite n'ahantu ho gutera jardin, ukawushyira mu gikombe cyangwa ibase yamenetse, sibyo? So rero nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ngo menya gukoresha ibimera, bifite akamaro kenshi. Rero umuravumba ngo ubamo ibinyabutabire byinshi biha ubushobozi mu kuvura indwara ya malariya yoroheje, inzoka zo mu nda cyangwa se ububabare. Bya bindi nakubwiye byo kuba umuntu arwara ise, umuntu arwara ibisebe, inkorora, ibicurane, gufungana mu mazuru, kuribwa mu gatuza. Noneho kandi umuravumba ni na mwiza ku bagore batwite, igihe wumva wananiwe, ufite amavunane.
ni mwiza cyane, sibyo? Noneho ikindi, ukiza umwijima urwaye. Ibi byo ndabikubwira, waba ari umuntu urwaye hepatite, yaba ari virusi yindi yisanzwe yatatse umwijima wawe, ndakubwira umuti ushobora kwifashisha mu gusoza ikiganiro kugira ngo ubashe kuba wakira uyu mwijima kandi ukoresheje umuravumba. Noneho umuravumba unavura amibe. Kwivura amibe n'inzoka zo mu nda, ufata wa mutobe w'umuravumba, mbese ni amababi wa blendinze ukayungurura, cyangwa se wavuguse mu buryo bwa gakondo ukayungurura uwo mutobe, nibura ukajya unywa ibiyiko 2, nibura umuntu mukuru ibiyiko 2 mu gitondo n'ibiyiko 2 ku mugoroba. Amibe n'inzoka zo mu nda ziragenda. Ku mwana umuvangiramo utuzi kugira ngo nyine umuravumba urakazi cyane, ko nakubwiye ngo umuravumba uteye ku gasi, umuravumba uteye ku gasi uba ukomeye cyane, kubera yuko uyu muravumba uba uri ahantu hakomeye. Ariko wa muravumba uteye mu rugo ntabwo ushobora gukomera cyangwa se ngo ukare. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo uri ahantu hakomeye. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo ujye witonda nujya gukoresha umuravumba. Kwivura indwara y'ise, nababwiye ibintu byinshi bivura ise, ariko natangajwe no kumva n'umuravumba uvura ise. Uti uyivura gute? Ufata umuravumba ugakamura amazi yawo, ubwo ni ibibabi n'ubundi, warangiza ugafata kagikukuri gakeya ukagashyiramo kakayengeramo, none ukazajya usiga, niba ari mu maso urwaye ise ugasiga, niba ari ku ijosi urwaye ise ugasiga hose, ise yawe birangira uyikize burundu. Noneho kandi hari abantu bakunze kuribwa n'umubiri, bakaribwa amaguru, bakaribwa ibintu byose. Fata ibibabi by'umuravumba, sibyo? Nurangiza ufate urukoma rwawe, mbese ubyotse bishyuhe, noneho ubikuremo bwa bushyuhe bwa bya bibabi birambuye biri mu rukoma, womeka ahantu hakurya, uzakira ubwo buribwe. Ariko nkuko nababwiye ngo ni ukwitonda cyane mu gukoresha imiti ya gakondo kugira ngo utazarwara izindi ndwara nk'umwijima cyangwa se kwangirika kw'impyiko. Niyo mpamvu mba nkubwira ngo kurikiza doze nakubwiye. Ibintu byo kujya gukoresha overdose ni bibi, sibyo? No kwa muganga iyo unyweye imiti myinshi cyane, murabizi ko bigira ingaruka. Rero ni imiti, ni byiza kuyikoresha ariko ukitonda mu kuyikoresha. Nababwiye ko rero mu kwivura umwijima no mu kwivura, ariko ubwo muraza kumbaza ngo kunase utatubwiye ukuntu uvura inkorora. Narabivuze muri video y'ubushize. Nase ko utatubwiye ukuntu uvura gufungana mu mazuru. Narabivuze. Nababwiye uburyo ki umuravumba ari mwiza ku bantu barwaye amasinezite, abantu bakunze kurwara ibicurane. Noneho ku bantu b'abamama bakunze kurwara, abantu b'abamama bakunze kurwara batwite, abantu b'abamama batwite bakunze kumva bananiwe. Uti ufata gute? Ntabwo ari ukuwunywa, tubisobanure neza, ntabwo ari ukuwunywa, sibyo? Kano kantu kari kunderanjara. Ni ukuvuga ngo uzafata amababi y'umuravumba uyavugute, wishyirire mu mazi, none nurangiza wowe mu mama utwite uyicuburireho woge. Bivura amavunane, bita bituma usubira mu buzima wumva ari bwiza, kwa kundi uba wumva unaniwe cyane, none ugahita wisubira mu buzima bwiza, ukumva ugaruye ubuyanja kubera umuravumba. Murumva umuravumba atari mwiza?
yes. None ku bantu barwara umwijima, nushaka kuba ari hepatite, nushaka kube ari umwijima wundi usanzwe kwa kundi n'uruhu ruba umuhondo, ugasanga nyine uruhu rwarahindutse kubera umwijima, sibyo? Ibi bintu ngiye kukubwira, iyi melange ngiye kukubwira izakuvura umwijima, uzaza uduha ubuhamya. Ufata indabo z'ipapayi, umukamato, nababwiye ko umukamato ari ugufata gutya, sibyo? Mu kiganza. Ugafata n'umukamato w'iki, ugafata n'umukamato w'ibibabi w'indabo z'umuravumba, kwa kundi umuravumba urabya ziriya ndabo. None ukabitogosa, wamara kubitogosa ukanywa akarahure kamwe mu gitondo, akandi kigoroba. Akarahure si igikombe kinini. Uko ubikora kenshi ushiduka wa mwijima wawe warongeye urisubiranya, wa mwijima warongeye uba muzima. Nshuti yanjye, jya wivura, tumenye kwivurisha ibyaremwe ni ingenzi cyane. Noneho rero ndagushimiye wowe wankurikiye, genda ukoresha umuravumba nk'uko mbikubwiye, bizakugira akamaro cyane ko tubonye ko umuravumba ufite akamaro kenshi ku buzima bwacu, ibintu byose nababwiye uvura. Niyo mpamvu rero nshuti zanjye ngusabye, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, biba biri kuntera courage, sibyo? Wewe wabikoze wumve ko uri ku mutima wanjye, Imana iguhereza umugisha. Njya nsenga nkavuga ngo Mana, abantu bakoze subscribe ubahire, ikiganza cyabo ugihire, ibyo bakoze bijye bibahira, ubarinde uruhago rutobotse. Namwe rero mubikore, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Wandike comment y'ikintu ushaka kumbaza, mba nashyizeho nimero zanjye. Ni byiza ko mumpamagara mukambaza kuri ya masaha n'ubundi nababwiye. Noneho tukagumya kwagura umuryango wacu w'Inkomangiro TV. Naho tugeze ndabashimiye mwebwe mwabigizemo uruhare, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Tugeze ku 71,000 hafi na 2. Murumva ko rero Imana ari yacu. Noneho rero ndagira ngo nkubwire ngo niba urwaye humura, uzakira. Kandi ndasabye Imana ngo umuntu wese ugiye gukoresha umuravumba bitewe n'uburwayi afite, umugirire umumaro. Imana ibyivangemo, yivange muri iyi miti mba mbabwira. Ndabakunda, Imana ikandusha.